Ngewe muri frigo nta kintu cyari kirimo ariko nta n'igisanganwa nk'amagambo. Kwa tukiri no kwivugira inkuru zacu. Kutambwiye ko byashize. Turi kuzivuga indambure. Kutambwiye ko byashizemo se ngo twongeremo ibindi. Kirashaka kandi muzanira abica kanyota nanjye nzanira akantu gakonje. Ndakuzanira igisheri koka ishyushye kandi koka itera umuvuduko. Mbabaramuko ntunshingeho ishyushye ntabwo njya ibikonde byinshi nzare ka kantu nyamwe gakonje ka amafaranga mashyashya ubu haravamo na fanta yanjye n'iyayeme ni make yankongera ndetse oya ariko yabiravamo ayibiravamo genda biravamo nta none se mwe ko ari imitobe biravamo n'ubundi byose bitera imibu harya bikonje byashyushye kuko yanjye nzanira akantu gakonje mwari muri aho ariko turaho turashimira Imana yaciye iminsi nibyo ariko nta kirubwe mwari meze neza tugaze neza cyane none wahora ari hashya rega buriya inama umuntu agenda avugura kandi no kutura mu nkengero niko bigenda bite se we waje mu Rwanda ryari yego simaze igihe maze igihe kinini naje nje gukingura mukuru wanjye yitabye Imana mukuru wawe mukuru wawe n'ubuhera ko numva namuzi ntabwo uzi mama njya kumbwira mukuru wanjye njya kujya Tanzania bagurishije akarima kugira ngo amuhe udufaranga ngende unambwira ati murakundana cyane nawe uribagirwa gusaza si ikintu myaka bibaye myinshi nubu nyine ntabwo ari kuza yarapfuye nyine yari afite abana babiri umukobwa n'umuhungu ariko umuhungu warubatse da ubu ntiyamuriye yaramuneye niko amaze ariko se ko ariyo nzira twese turi kuganamo gusa nyine ihangane harya yaratuye he yaratuye iriya za Gikondo gusa nyine no kwihangana ese ko twese n'ubundi ariyo nzira wa mubyeyi we gusa nyine ntabwo byoroshye none se harya yari afite abana yari afite umuhungu n'umukobwa ariko umuhungu warubatse bari bakuru ni bakuru ntabwo bakiguye mu ziko umuhungu warubatse n'umukobwa warubatse uriya mukobwa ntabwo arubaka umva rero ngize amahirwe mama yimaragiye cyangwa kubaza ikintu kimwe cyangwa bibiri kandi usubize umbwiza ukuri wenda kubwira wabaye indaya kuva ryari izina rya Yesu Kimbi ndaye ari nayo mugabe wa mugore we umugore ninde utagira ngo rimwe byakera kuri telefone ye muraho by'ubwana bwiza ikirokore cyinshi uyu munsi ikirokore nagifashe ngifungura robine fata amazi ndayohereza cyagiye ndashaka kuba ikibazo ushaka iki ku mwana we wandaya we gusa umwana we kandi ko ndeba usaze bigenze bitanu ahantu urenze ibiki muri ibyo ugasakuza akadogo bamuyemera n'ibintu byose ese ni ikihe kibazo ufite mbwira ikibazo ufite tewe n'ibyahe none umukobwa witwa Natasha uramuzi Natasha ni benshi gusa ndamenye Natasha umeze umukobwa ufitiye amavideo y'urukozasoni uramuzi ntago umuzi waretse gukomeza kwisaza allo uyu munsi ugiye kumbona izo nkuru zikuye buka ngwiki ibintu bikuye umva nkubwikiro cyazanye rero sasa hano kwirirwa umutera ubwoba iki se ndavuga cyane niba kucecesha ndavuga cyane kawuse nyine cyo bugufi umukobwa Natasha muryamana buri mu gitondo saa 5 nimugoroba iri gutera ubwoba kuvuga amavideo yiwe ufite ukavuga ko niyikakaza gatoya uyereka sasa rero nanjye umugore wawe turazira ibiro nizere kutambwiye umugore wanjye ngwiki mbabara rwose nibazanye no kunsenya ahubwo umva nkubwire bantu kadakanyenyeri gira bantu kadakanyenyeri ngo mbije ndabishaka kuri telefone yanjye babo sinakosina ibintu none bize nibiki imahanga mama yeme Yesu cicika kanda kanyenyeri ko simana yanjye ibintu bigiye imahanga kwanza umwe sinyashaka zana ya kofi yawe
mpereza hano zana iyo kofi hano banza umbwire zana iyo kofi hano izana ariko banza nanjye mubaza akabazo gato umbaza iki ibi bintu nabyo waganiriye na madamu mbaza ariko kofi ibintu bimaze gufata yanjye mpereza hano gusa ibintu no byateye iwanyu n'ibiki nawe ushaka amafaranga ese ushaka yiki nyine mbwira ubundi amafaranga ushaka oya nyine mbwira ambikubwira ari hano mbese n'ibiki nyine mbwira tubanze tugane tugire inama ese ko ndeba uri kunshubikanya uri kunyirukankana ntazi ngo biravuye birajya he mbwira icyifuzo cyawe tugitware neza ku murongo hanyuma tubyumvikane icyifuzo cyawe ndashaka mbere byose udashobora kuza ntabwo muzi nahise mumenye ese ko rega no mwana afashije niwe na mwene wanyu nanjye namurwanye uriya mwana amufashije kimwe cyose ese yambwiye ko namubera umuntu mwiza yewe turi kubana video ariko uvuga ufite zirahari zihari video narazisibye rwose video narazisibye kamuhamagara nyine buretse gato wito ariko si wato wowe uri kumbeshya mwavuga rero ukavuga ko uzifite nyine mva nkubwire mva mbaze ngusobanurira uriya n'umwana njyewe ntabwo narenze ko mufitanye neza uriya mwana niba ari warabyumvise neza namubaye hafi namubereye rwose namubereye buri kimwe cyose ntacyo ntamukemuriye nahise umwana kuko akubwiye ko ndi kumbitse video ngo zo kumaza iki uzi ko umwana afite umuhungu bakunda na boyfriend ugatinyuka ukamuca bro urifuza ko umuhungu inshuti wazashaka umukobwa we warangaje wambesire we urandutse nanaguceka hitaye ko ari iwawe nagukubita kandi ntabwo wasubiza agenda umugore utekomera ukakira wari umuntu mwiza n'uwawe windutse ku mwana wanjye gihe narakugubanga nta bintu byinshi ikofi na video zisibe ntereza video zo narazisibye rwose nta video zisibe ntereza iyo telefone hano uzatuma nyimena ariko se mama ye ajya ni mama ndi oye buretse none se kutari kumva reka mamagare mama yemere ese ushaka ngahe nyine ku kibazo ko yewe ndi hayo nshaka ntereza ikofi hano mirezi ikofi hano ndi hayo nshaka rero guse kunsenyerera kumarira iki ubari nkaye bagusenye wakwishima uri kunsakurisha ubari nkaye bagusenye wakwishima wowe ko gushaka gusenyera umwana wanjye ndamusenyera rwatarubaka koko ntereza hano ntawe ariko azanure ko ubuntu bw'ubugabo ntereza hano ntereza ikofi ndikoreramo ese umpaye igihumbi ese wakikiniye siko yagize siba nizo video nta video irimo rwose nta video nyingi nta video irimo nazi gusa umuntu w'umugabo nazitunga ngo nzimaze iki umugore aramutse kuzisiba oya nta narazisibye cyare ndindira umugore wawe waze mite bimubwira byose ku murongo kandi ubwo ndibwongere kuvuga no kuri kwimana nta video zirimo reka ndindira umugore wawe waze ibintu byose amafaranga se nyaguhaye kandi sinongera kuvuga ushaka nawe umenye atari nese bakira nkwereka kurebe nta video zirimo akirareba nawe reba nta video zirimo mereza hano mbaza Natasha hari utazirimo mubaze cyangwa zifite njye nta video zirimo uvuze ngo telefone se wirebere zana nta video zirimo kamanze ndebe ko datazifite ndayifungura rero ugiye kunjira kajibwe ntereza hano ndazifite kamanze ndebe ko datazifite aho ni muri data cyane muri video mereza nirebera cyane video zirimo ibi ni biki ariko uratibuka bikiri bimeze gutyo ku mwana wanjye sibagira vuba iyo ngiyo ni rayindi yamwe kare 3 zino sibagira vuba iki tushaka kukubwira wasibye nabisibye rero uko umukangisha izi video ndirebera kabisa uko uzimukangisha uri kunyumva neza oya nandi gusiba ngaho ndiye uzimukangisha ntabwo ari kuzimukangisha reka niko nanjye nugira akaru kadogo ukora nzahita ndasegikompura hano mu rugo nkajya bivuga n'ikimenyimenyi izo fanta zawe zihindura njye narihaye ese bugiye amadamu atanaje ngo nibura guseze gusa avuga ko ugiye madamu wari madamu wanjye ese ndamusobanura ko ugiye ndakubwiye ngo ntushingeho gusa kera ko wari ukirirwa ahindutse kureba ubwo mukabyara mwe hariya amasazi ni amasazi ni amavubi
Byamego n'ibisubi byanye mu cyumba. Tugiye. Ndashaka gusenga. Umeze ute se? Nsoze utangwa cyane. Ndumva nari muri moto. Kusi wowe uzabyibuha gute utangwa n'icyaha? Awe. Abo numva umukuru kwanjye. Wajya mu turi babiri mu nzanti nawe bana yanjye. Kugira ngo abana bitigiye twega ku bwacu. Wari kwambara akantu nk'aka ngaka. Bari kuguseka. Ariko mwebwe muba muri na beza da. Ahubwo bake ni mwari beza. Ndebeye inyuma. Anti. Nari ngiye kukubaza. Nyine ko uriya mugabo twasanze umugore we muri inshuti. Ubu ngubu tuzakora iki kandi ko akoze ikosa gato yatetse ubukwe bwanjye nawe. Kari bwo bwoba mfite. Ariko wabonye ko ibintu nakubwiye byari byo. Yego umugore batwakiriye neza. Ni umwana mwiza pe. Uko naganira. Iyo tugera tukabisandaguza kubera ko twishimiye byinshi cyane. Ntabwo bikwiye ariko sinzi uburyo twabikoramo ibyanjye n'ibyangirike nawe ibyo mu rugo rwe ntibyangirike. Kuko uriya mama nabonye nta kibazo. Rero bikamubwira maze ufite umugisha. Ariko umugisha ufite se. Afite video yawe nawe umuntu aryamana kandi afite umugore. Si kimwe kimwe se. Ni ukuvuga ngo azasiba amavideo afite cyangwa ko tubibwira umugore we n'ibintu byoroshye. Ikibazo nyine mba mfite ni kimwe. Anti urabona Hanyuma uzabikwibutsa abana. Sawa. Uringo. Ikintu twakwise nigana Pamela kandi ikintu tunakunda Uri Prince bigana Pamela? Ya. Urakundana. cyane. Gukundana biri mu bintu babigisha. Gukundana biri mu bintu babigisha. Aba ntabwo nyine akoze ndakeka turi abantu bakuru nyine turi ntacyo. Urumva nta kintu bitwaye. Muri abantu bakuru muri iki gihe. Yemerewe gukundana. Ese nicyo bisobanura? Iwanyu ni hehe? Se ubundi mba nta muntu utahazi. Utazi cyo tutaba muri Kigali. Kandi we ntabwo utahazi. Vuga ngo papa yitwa Nyandwi ni umucuruzi. Ukomeye muri Kigali urenda kika. Ntabwo nabwo utamuzi. Umuhungu wa Nyandwi. Ya. Tutari kuza gusura Pamela se. Ni ko umuntu aba ari ku ishuri rimwe na rimwe n'amuru bagukibeye. Nyina kumva umwana. Pamela muri inshuti cyane uko ndabyumva. Ya, inshuti Nuko yawe bimbwiye. cyane rwose. Aho bintu ariko byanda mu bijyana maybe sinzi ko arabizi. Okay. Nanjye rero ndi mukuru wa Pamela. Ni karibanga byose igihe cyose. Reba asante kabisa. Nyuma y'amashuri mujye muzanwa kuri Tidanga. Gusa tibye byari ngombwa gusa nyine Sumbwiye ko muri inshuti. Ya. Tuzamwe ikirangare no muri weekend. Niba ngombwa urare ni karibu. Siyo. Cyo ntabwo nakwizeza gusa asante urakoze. Okay. Sawa. Kutambaza impamvu ndi kwisetsa. Ahubwo njyewe mbonye uri guseka nuramusatsi umusekeje. Indi? Uramusatsi. Kuva ryari usigaye uvugana n'abantu batazi. Ariko kuva rya none wabaho mu buzima bwawe menya n'abantu bazima baturuka mu mafaranga. Bazimaze. None utangiye gukura. Aho kurareba kuzana kenge. Ngo? Urareba ukuntu asa twabwo nari nzi ko utari umusuhuza ahubwo ngiye ntunguwe no kubona uhagararanye nawe mukagirana ikiganiro kingana kuriya. None njye nakumva umwana uva amafaranga njye ngamuca amazi. Ivu urabizi ko mushiki we nyine atankunda. Iva aba ameze nk'umuntu uri kundwanira ishyaka. Amenya ibyo bintu rero, amenya ibyo bintu. Urumva ashaka kuvuga ati n'ubundi umuntu uri kurwanira ishyaka. Ntashobotse, urumva ni ikirara wenda ntiyanahindutse kuko ibyo bintu sinigeze mbimubwira. Agahita acika intege. Ikindi kibazo mfite.
uriya mugabo abagabo benshi nyine baca inyuma abagore kenshi hari igihe baba batakibatinya kuko urabona ko uriya mugore n'ubundi icyo ntabwo ari ikintu cyamusenyera ntabwo ashobora gusohoka mu rugo ngo kubera ko umugabo yamuciye inyuma bashobora gushwana igihe kinini ariko igihe runaka bakiyunga ngiye byanjye bikaba birangira urumva ndi kwirinda akantu kaca intege yiva yahita avuga ati n'ubu ntabwo nagomba kurwanira umuntu umeze gutya icyo kibazo mfite n'ubwoba pe Natasha ikintu bita urukundo urakizi ntugahanga amaso mushiki we kereka niba udakunda nyina batagukunda niba agukunda niyo mushiki we yazana ibintu bimeze gute ibimenyetso bimeze bite agukunda ntacyo kimwe byakora umva rero icyo ngiye gukora ngomba kujya kureba uriya mugabo tukavugana turi babiri yazamura umutwe abibwira umugore kandi we ntabwo yakemera gusenya we ntabwo abagore ubwo bagira amafuti bakunda gusenya ingo zabo nzamubwira sibe video niyo nanjye bibwira umugore we ubwo ngo nuringera hagana nawe nkabona ntabwo tubashe kumvikana nibwo nzakubwira ni ibintu byaranze ariko video azazise yibuza se atinya umugore ku buryo bishobora kumutera ubwo nta mugabo n'umwe udatinya umugore we uko yaba ameze kose uko yaba ari kose icyo yari afite cyose ubutinya umugore wawe 100%. kandi burya abagabo ariko babasama ariko imitima yabiguma mu ngo zabo bino twega abagore yuciye umugabo wawe nyuma ari we kabiri gatatu umutima usohoka mu ariko abagabo umva ashobora kuba yamaye n'umukobwa umugore we yamuhamagara kandi arahamagara arosheri ndahuze gato nyine abagabo batinya abagore babo 100%. Cyose n'itusuye ahubwo mbwira mwamenyanye gute turigana ku ishuri ko numva se utabyishimiye aho kuri kubona ikintu kiriya kintu gisa njye mva gake no kunyura ashobora yemera ntusubereye ubereye wiki nkaho usa neza kutomboye umwana w'amafaranga kuko utamufata ngo umujyane shopping umwereke uburyo agomba kwambara umwereke ibintu byose nyine nkaho murushije iki nkaho musirimu umva uriya mwana ugomba kumera gutya nawe ugomba kumwizirikaho urumva ariko ujye umenya ubwenge byose nkabikubwira wajya umbabarira ukanyorohereza byiguze ahubwo wajya umbabarira ukanyorohereza ibintu byose njye nkubwiriza ibintu byose amafaranga uzi ko yashyira imbere kurenza umuvandimwe wawe aho kuri kubona ukuntu kiriya kintu gisa ntashyira imbere siyanonse siyagutunze siyadutunze nako twese ni ikihe kintu wajya muri ino udafite amafaranga mbana umwana wo mu bakire yaranabimbwiye ngashaka ko dukundana ariko ngiye kare nongeye nkanjye keza nshyizeho itegeko mukundane kandi n'ikindi muri weekend azageza mwige kuva ryari usigaye utanga amategeko mu mutima wanjye sigaye negeka abo nkunda nabo ndi mukuru wawe kandi uru ni urugo rwanjye muri weekend azageza mwirirwa ngo mwirirwe mwiga arya ahangaha agende nko mu masaa 4 gutyo saa 5 ageze kwiga nta kibazo yaza tukiga ariko ibintu bijyanye no gukundana nanjye ntabwo nakundana muzajya mura kwiga muganire aho kuri kubona rero biriya bisatsi ke ibisatsi ntuzamubwire yogoshe niba utabishaka ufite ibisatsi uretse kuvuga ngo umwana wo mu bakire ubundi umuntu umeze kuri ya umwana n'usuko bukire wabyashije umusaruro ugomba kumujyana muri salon udashaka iriya misatsi akayigabanya ayo maherena nayo ese wowe gupfume kuzuru k'amatwi yose wayamaze da uwo murushije ngewe uranansa nkawe okay ubwo niba udashaka amaherena kandi ngewe ugiye buka ko ndi umukobwa okay niba udashaka amaherena mubwire yavanemo umuhindurira imyambaro umujyana umwereke niba ari umuntu umwana wo mu bakire utabasha kwiyitaho urabona ngiye yashobora kunyitaho ese ni urabona atanuka ibibazo ahubwo atanuka n'ibigeragezo uretse n'ibibazo gusa ko mbona nuka n'ibigeragezo ahubwo okay Pamela aje kuvamo n'umuhanuzi asigaye ari abana akahita amenya uburyo babayeho wise umubonamo kunuka ibibazo n'ibigeragezo nose ko ari umwana wo mu bakire bimfashije iki hari n'ijana ryenzi nawe ubwe ntibereyeho ngo ngiye kujya ngo kumukurikirana amafaranga ntabwo ndi kurana ko n'ubundi wowe ushaka ko buri gihe nkugaburira buri gihe nguhereza inama zanjye wenda kubwira guhera no munsi uriya mwana mu b'inshuti urumva kandi n'ikindi niba ubona ko ari ingegera ubukire bwaba budamusa nawe uri umukobwa ugomba kugira uburyo wamukuramo ayo mafaranga Ramonda sinuga nyenga kuri kiza nuko namuhaye karibu kandi arabizi namaze kumva yuko ugende mukuru wawe nagasaza ngo musubize inyuma ugajyaza muganire cyangwa se niba unakeneye amafaranga uzajye gushakana nawe cyangwa mukomeze nako ngiye ntabwo uransetse wakora wihagazeho gutyo nk'imbwa iri kuri nyamumuyaga yajya ngo wasa n'utumiliyoni 10 wibitseho kuri konti uziko uzananyicisha bakaguha amafaranga
Sisi. De. De. Bite cyane tuvugane gatoya. Umeze bite se wamenyereye? Cyane. Meze neza ariko. Meze neza cyane. Ese ko hari ibintu numvise ngo bitagenze neza igihe ngo musigane na sheri wanjye ni iki cyabaye? Kijyanye n'iki? Nyinshi wanjye tuye arimo arambwira ngo hari ukuntu muri ibyo bitari sawa ngo n'agasuzuguro nyine ubona nk'aho wamupinze. Ndavuga zewe ni mushiki wanjye uri kuvuga ariko nyine byafashe indi ntera kugeza aho nyine shangaza amamagara akambwira ngo uyu mwana we ngo tumufata nabi ngo tumurira nk'ikindi haze ngo nitumukunda then cyagiye mvana ngenda mu cyumba what happened? Shangaza yaraguhamagaye ko uzi ko bya bintu byafashe indi ntera. Hari icyo ubizi hose cyangwa kuko hari ibyo wakoze? Ntabwo nari mbizi yuko abikanye ko namusuzuguye ariko urebye ni akantu gato k'agasuzuguro namweretse ariko sinari nzi ko ufite na sheri w'intiti bigeza ntabonaga ari akantu kari aho k'agacucu. Ese uba ushatse kuvuga iki? Ese ubundi kuba namusuzugura? Ese umuntu ubonye umunsi wa mbere kutamuzi ntabwo gutya isura cyangwa iki bidisitenga umuntu ku buryo uhita umujajinga? Yes, wampaye impamvu zo kumukuramo ibyo namukoze. Urugero izihe? Reka wibuke ko jyewe heruka urukundo rurimo ari urwawe na Pamela ariwe mumeranye neza. Jyewe narindi muri Amerika na mama umuryango wose urukundo rwari ruzwi n'urwawe na Pamela. Nese kuva kabikanga nyine nakubwiye yuko Pamela njye tutakiri kumwe njye nawe. Ibyo wabibwiye naje nkamubona kuriya nyine nari mbize cyane abimenye nyine ako kanya waraje uhita ubinuraho. Nese ubavuta we ko wavuye muri Amerika utazi yuko uriya mukobwa njye nawe tutakiri kumwe kabikanga wabimbabazagasa. Ese njye ndabonekera nuko rero bimenye njye n'uriya mukobwa nta kintu tugipangura niwe turi kumwe kandi kubibona. Ikindi kandi nzi kutagira agasuzuguro wagakwiye kugira ngo urebe umuntu ujye kumura nk'ikimbwe hafi. Reka no gusuzugura umuntu wowe ubwawe ushaka kutavuga ikintu nkabona nyine utagunyuzwe ukigendera. Hakwese nk'uma ngo usuzugura umuntu mu maso akubone nyine. Yego namurebye nk'ikimbwe haze mbishaka. Wayi nyine nicyo nshaka ngo unsobanurire. Ntabwo namukunze. None se Pamela niba ukunda muri rwose Pamela nawe mwambuye genda ukomeze wikundanire na Pamela njye ariko uriya mukobwa ndamukunda. Siko utavuga stress yakwisha ari gusoma sibyo? Hari ikisi cy'ukurya cyangwa icyo kunywa ngo umuntu abafashe? None ko basubiza umugore ukomeze ahubwo wowe ukimbona ugomba kunyakira umbaza sheri wabimeze ute ariko wibereye mu bitabo. Niba nabikubaje ntabwo wabimbaza. Shamaze imyaka myinshi ngutetesha cyeka imyaka mbariyemo no guteretana imyaka ingahe 10 yose muteretamwe namutetesha utanetesheje byibuza n'umunsi umwe umva wumva rero birenze. None usko musinonye mama. Kuki? Usko musinonye mama.
ngo si uko uyu munsi nabonye mama wawe. okay, ujya uba muzima ubwo urumva ujya ubasereye mu kanwa kawe nta kindi cyari kuvamo uretse ubugambo bw'ubugoryi ubwo uracunze yarebye mama wagize uruhare kugira ngo apfe nyumuje no kunsonga ngarurira ujomba nk'umusumari mu gisebe urumva nta kandi ikindi narwo uri ngomba kumva ngo ukunda umuntu kugira ngo nanjye mukunde ugomba kumukunda ko njye namukunze ntabwo ugomba kumukunda ngo njye mukunde nanjye nta nshingano mfite zo kumukunda rero of course ariko nubwo ugomba kumusuzugura kandi umenye ko wamusanze hano Nese ntabwo utantuyemo uragenda ntabwo twakabona tuba tukiburana kuri bino bintu ntabwo mpaga ngiye ikintu ndi kuko none se ubwo ibibaza ariko usuzuguye umuntu yabibonye aragiye ntibigeze banabimbwira giye kubyumva iwabo nese ubwo ugasuzugura nyine naka iki wowe atekereza nako nabo bagiye kukwamagana nese ubwo wowe uramutse ugiye ahantu bakagusuzugura ntabwo waza ngo bimbwire ushobora gusumva umuntu wo muciye amazi ubona adafatitse ni beta yuko wicecekera mwari mwibwiranye bihagije wakigendera mu cyumba ariko nahise nanagenda nta mwanya nari mfite wo kumudaho nese ibyo byose ubundi kutabimbwiye kandi uzi ko ibyo bintu byabereye hano habuze uko Pamela wagira ngo yarabaroze ubundi Pamela bahaye yaduhaye kera yaraguhaye mbere mugiye kumwe yego buriya kari akantu urabona iwacu bazakishimira aho muri umunsi ya kibanda urabona mama azakishimira aze mama niwe umpitiramo mama niwe ungira gute gusa ngewe nyine hakokeka gusa nyine nizere ko ari aho ngaho birangiriye kubera yuko ingaruka zabyo yazibonye ikindi niba wumva ushaka kugira ibintu by'agasuzuguro ugira hano iwanjye ntabwo bikunda niba wumva nta biganiro mufitanye it's better ko akagumira mu cyumba se jewe ndi umutako mu cyumba ako sina ngombwa nyine guza umusagarire nyine wagiye kuryama wagiye wumva ariko ko muri tubwira ibintu by'ukuri ngende kukubuza yuko ibaza ndi kwirengera ibintu wakoze sinanabizi ko warebye umuntu nabi umuntu murabonanye ndi kugupresenta wise umureba nabi nese uramuzi wowe Natasha uramuzi kumureba nabi we kuki yabitinze of course nurize ngewe ndeba birarebwe nabi se muri se ategereje yuko uriya nta mafaranga azakundwa na bose nta mafaranga abyibagirwe nta nubwo ari nese umubajije nese niye mpamvu utamukunda ntabwo mwiyumva ibyo birahagije so nimba wasoje nagende gusa icyo ni wenda icyo ntareka kukubwira nuko nyine ubwo ibyo bintu nizere ko tubiganiho kandi birangiye beta ni wumva agasuzuguro kakubanye kenshi sinzi n'impamvu nagafite muri iyi minsi wakwicecekera ukigumira mu cyumba cyangwa ukajya mu zindi activity brother umubere message ngo ntagategereje yuko azakundwa na bose kuko si amafaranga wajya umbabara basi tukabana neza mu mahoro nta ntonganya nta no kumbwira ubwo bugambo bw'ubugoryi bw'ubucucu bumbwira gusa reka mubwira ko ntukarakare gutyo basi ujye unyumva ntusubigiye wumvishije iki kwamubwira iryo jambo rye numve ayo mateshwa uri kuvuga mbabarira winankoraho ndekura ntukajya unzanaho ubwo bugoryi n'ubucucu nk'ubwo ngubwo ndekura nakubwiye ngo iki ndekura ariko suwaye iki se ndebe inyuma se mama sari kandi umaze guturungura wowe ndekura mvaho asohotse kwitetesha ubugeni n'ibikiri muri iyi inyuma se ndahareba hari iki ari inyuma hese hehe se kandi ufite ikibazo cyo mu mutwe izo ni ingaruka z'ibintu byose wowe warya mpindukire se hehe ari hese kandi kiyo ufite ikibazo gabanya imiteto yawe ariko usa ari hehe
Ke Pamela Claudie ayiwe ke intoki z'abaki sinyamambye ngo hari ibintu arimo arabona ariko sinzi nanjye abimbwira ke umvase Claudine ari hehe none se ke kumva mubwire none se urufunguzo rw'imodoka ruri hehe ngenda mushobora mani no papa yemeye uza agashya kabayeho Ashya se gatuma ugarukana amafaranga y'agakenya bake. ubwo nzamutse ngiye kuzana fanta nsanga quartier yose habaye inama yitwa rukokoma imiryango yose irakinze. Uyu munsi ni inteko koko. Twari inteko y'abaturage. None se ari he se mucuti? shawe ariko se we niyo mpamvu wamaze amasanga no kuriya. Ayaheze nuko nyine hari hakinze none se nari kubizana nabo nyawo mbikura. Rero mva mubwiye twumvikane mama yeme. Ufite inshuti mbi, ufite inshuti mbi. Sheri ibyo vuga ibyo byihorere. Nyine wa mugore yagiye umugore n'umwana mwiza. Ahubwo yagiye ati hariya. Sebundi wo nkakabaye byo nyiro kibona ntatica ni wakaye nikanga. Ndashobora kuba agiye kuri toilette. Ntabwo zibe ntakoreye. Uriya mugore komeruka kera yari umuntu usenga yabaye dayimoni ate. Usiko yengereje akabona uragiye agatangira konsomera ari konsoma ambwira ngo ni musome wa. Kuki? Amaze iminsi abirota banyumvira de ngo turota. Arota se muri ho musomana? Kisa tarosa asomana n'umugabo w'akarota asomana n'uwanjye. Jemise mvuga uyu muntu ashobora kuba yarabaye afite imyuka mibi. Ngiyewe ndamusaranyira mvuga nti singushaka hano ahise yiruka aragenda. Njye nzi ko nagukurikiye. Ibyo bintu ko ntabimuzi. Nje reka mubwire niba ari biri abagore mwirirwa mu bintu bibi. Ubu nawe wasanga ari abantu gibikora. Yo si ibintu nkoreye. Umuntu we yakambwiye amakuru ye ahise nsumira ngo dusomane. Ubwo se ntabwo bayarafite ko ndibuze nkasanga mukiri gusomana. Ngiye icyo nicyo kinanteye ubwo ndavuga se ni ibintu mwaganiriye ni ibintu mwapanze ko nzi kutaruzi kuri bugende ibi bintu byiza. Cyangwa ubu ntimwabiganiriye ntimwayise wamubwije ngo aze kungerageza. None se ubwo urumva mu biganiro naganira navuga ngo nsomere umugabo. None usu we kuza kunensomera agashaka no kunjya hejuru. Oya. We nuko utaruha. Nagariwe. Oya nuko hano wese nzashyiramo kamera. Nuko itari hari bari kuza kubireba ubwo insoni zawe no kukwica. Nta nubwo ari uzongera kumuvugisha. Ahubwo reka mubwira. Niba ufite inshuti nka ziriya. Mama yime twumvikana. Dere mu byagiye bituma nanga kujya gukora nibi birimo. Iyi mico asanga bayigiraho mujya mvuga ngo mwagiye mu biki. Arabizi ko mfite umugore, arayibona urasohotse. Kandi ngiye no kumuzanira fanta. Tekereza nawe. Mbwira abantu mugendana nabo. Indaya. Papa yeme ntabwo narinzi ko ariko ateye cyane ko ntanabimuziho. Ibintu bigiye rwose ni ibintu. Ariko ni bihe ibindi nyine ubwo yarahindutse nta wamenya. Ni ukuri mu bantu ushaka kongera kuvugisha umugore ntuzongere kumuvugisha ntuzongere no kumugarurana. Kandi telefone mubaze yagiye ati mereza iyo telefone yanjye. Nakundi urahamagara zirangegero zihamagara zibaza iki. Umuntu nk'uwo ufite imico nk'iro mu telefone umubaza iki. Atangira kubwira ngo ndamwirukanya atangira mpimbire kandi nyirabazaza ariwe. Cyangwa uramwirukanye. Mfike nawe. Mfike namugure. Si inshuti yawe. Nyine ni inshuti yanjye. None se ko wanga ko njya ku kazi ushobora no kuba wenda wamwirukanye kubera ko wanga ko ngira abantu ngendana nabo. Rwana niki? Nyine wema telefone ngiye muhamagare mubaze uko agiye. Hanyuma mubaze n'ukuntu yaragiye kumfatira umugabo ku ngufu. Ariko aramugira abagore mugira amatiko. Ibyo bintu ko mbikubwiye nk'ibanga nkubwira umuntu mugenda n'uwo ari we. Ubu ugiye guhita usara umuhamagare ushaka iki wamuretse. Siryo ni ibanga. None se atari ibanga kuba mbiko ubu siyo miceceka none wari kubimenya yo nkubwira ni watinze rigendera harwo ari bimenye ariko ngiye mbikubwiye ko njye ndi inyangamugayo. Ariko sheri uzi n'ibindi. Uhishira umuroza akakumaraho abana. Ubwo umumenye buriya nako nkubwira umuntu nakubeshya uzamuhishe ko abimenye. Kandi cyane. Ujya heza banzana amafaranga. Nzana amafaranga. Nese amafaranga ntiwavuze ngo tuyakoreshe. Ikoso y'umugore bayiki. Ngewe wambwiye ko amafaranga tuyaguramo fanta tukagurira n'umwana. Fanta wazibonye?
nyine nasanze ntazihari ariko nibaze ndazifata. Ubwo nyine wihombeye nyine ntanga udahari igiti ntabwo kimugana ubizi se? Zana hano ibyo 5,000 kumvikana. Fanta wayibuze ubwo nyine none se nitwari kuzigura inteko irangiye. Uzihande ko twari buzakiriza yagiye. Nanjye nkakanywa n'umwana kamwe. Ariko umwana nkawe nawe cyarwana ibyo kugeza nano. Ukarwana Fanta n'abana. Ndabagwe muzakura rya. Zana. Ndabe ko hari cyazakumarira. Usaba. Mama Yeme, vai hano. Mama Yeme garuka. Aramubita amafaranga wanjye geraho. Sha none kaze kuba gutera umuntu cyangwa gutera iki nk'ebyiri ntabwo hazongera. Hasoni. Mara kujya neza. Hanyuma hagenzwa n'iki? Nanje kurira Natasha. Uruhe rwego? Namushakaga. Ntabwo hari rero. Nta kibazo uguze kumubwira ko namabuze. Bureka kugenda. Ndashaka kubaza. Ko Natasha atazi iwanyu uza hano gukora iki? Nase kuzahana ni ikibazo. Bitaba ikibazo. Nanje kumuyaniriza. Ko mugira gute? Kumuhaniza nyine kumubwira ntamvire ku mugabo. Wowe ufite umugabo? Warongowe ryari se muko? Niko se Pame? Bakorongoye ryari? Wasezeranye ryari mu murenge? Ujya kwa padiri ryari wowe? Cyari kinzanye ntabwo nje guterana n'amagambo ko sinaniteguye ko ndi kuze kubisanga hano. Nanje kwiyama Natasha. Ngira ngo wenda nawe nduze kuza kubimfashamo kubera ko ariwe nsandirana. Umunyeme mubwiye ati yambabara akamvira ku muhungu nawe zinkundana nawe. Icyo ngicyo cyo kuvanye mu rugo uraza bibi na hano. Umuntu nkunda se kuye ntaza hano. None se urwana ndiko ndi guseka cyangwa se kuko nishimye. Vuga wishe hano kubera ko nyine nanjye mfite ibimbabaje. Nyine umva nkubaza. Ega nanjye ndababaje. Uwo muhungu wawe n'uruhinja. Baramufashe baramuzirika. Niba ushaka yuko aguma akaba inshuti yawe pe. Sindakubwira gute fata igiti uzagishinge hariya mu rugo kwa Burino. None uwo muhungu mufate umuzirikireho. Urumva? Hanyuma uko utambutse ujye umureba. Uko utambutse ujye umureba. Umuhungu bamutwara gute? Se mwari mwakunda. Wari wakundaho. Imyaka byose nashatse ntarakunze. None se reka nkubaze. Ntago washaka kurwanira urukundo rwawe. Cyane no kurwanira urukundo. None se kuba ndi kuzana. Nose ni umuntu agukunda gucikata. Erega ikibazo si iki. Ikibazo si icyawe. Ikibazo ni icya Natasha. Natasha mbere naramushyikiraga, Natasha mbere naramwumviraga we na Bruno. Natasha yari inshuti yanjye. Ariko umunsi yakoze ikosa. Numunsi yivanze hagati yanjye na Iva. Ataraza hagati yanjye na Iva twari tubanye neza, twarakundanaga kandi twari tumeranye neza. Muri muraho ariko turakomeye. Namwe muraho. Uri kurushirizaho kuba keza. Nimba ari uko hari akajambo keza anti yambwiye. Bibaza ko na anti yari ari kumbwira nimugoroba. Urusa neza cyane ariko urakoze. Narinyuze hano kuri uriya muhanda kuko nyine anti yanyeretse hano ndavuga ntabwo naca ntagusuje nawe nyine nsigaye ngufata nk'umuvandimwe cyane rwose. Cyane pe. Kandi ujye wisanzura sinabikubwiye se. Yego. Ameze atese araho. Nta kibazo. Ntabwo mperuka kuvuga ntabwo muheruka nsigaye muhamagara ntafate telefone. Ndamwandikira kuri WhatsApp ntanyishyure. Ntabwo nzi ikibazo afite. Hakumaze igihe none bavuga ngo telefone ifite ikibazo. Yego. Ashaka simbizi gusa nyine yamenetse screen irakwama. Wasanga ubwo umuhamagara ntagire nta yajya kwifata bikanga. Shobora kuba ariyo mpamvu. Ako nawe urasa neza. Izabukuru. Ako nta nubwo ushaje. Ubundi gusaza ni mu mutwe. Iyo nta kintu kirekire kikuvuna nta n'impamvu yo gusazirika. Muri iki kinyejana wasaza ukazabivamo twabihariye abatubyaye. Ntabwo bigezweho. Rero nuza gutaha uze kumumbwirira ko mushaka cyane. Yego. Cyane ariko. Nkubwiye ngo iki? Cyane. Ko mushaka cyane. Ndamushaka cyane ntuze kubyibagirwa. Yego. Ntacyo phone niba ariyo mpamvu wenda ndamutiza muvuganire ku yanjye. Nukuri ndamukeneye bikomeye pe.
bikomeye cyane. Ni amahoro n'ibisi abantu bakundana ntibabura utwo babwirana. Hari igihe mba nshaka kumubwira utuntu tw'abantu ba kera cyane buriya nyine uba ureba ari ukuntu rero ukabona gusaza bidasanzwe. Papa Aime ngwino uramutse umushyitsi se kuhise ugenda. Ngwino uramutse umushyitsi. Wowe ubonye twicaye ugira ubwoba. Ntabwo gusa umugabo ugira ubwoba. Abagore rwose sheri washaje. Nage. Bitese. Ntabwo ari ugutinya, se watinya umugore. Uyu mwana rero yitwa Natasha. Umwana wa Rebeka. Rebeka wa mama w'inshuti yanjye. Ni akana kiwe kavukana na mama w'uyu nguyu avukana na Rebeka. Warumbwiye? Wari uriye sheri? Oya ntabwo narindi. Nakubwiye ngo uyu mwana yitwa Natasha. Mama waherutse gupfa, mama wavukana na Rebeka. Rebeka wa wundi wa mama w'inshuti wanjye. Nabyumvise none. Okay, tumaye ikaze. Murakoze. Mbese yaje ryari? Amaze umwanya. Ariko njyewe naringiye n'ubundi. Oya se. Nihutaga n'ubundi niko nari. Akubwiye ko ashaka kugenda ntabwo wamubuza kwigendera da? Ese niba ashaka kugenda wamubuza kwigendera? Reka ngo nterekeze. Gusa ugiye utambuka kugira nawe ubundi imeze so wayishyize hagati. Ngo herekeze. urumva rero kwifata akaza kuri akaza kunyivanga hagati yanjye na Eva niryo kosa ryonyine yakoze ari nayo mpamvu iri gutuma buri munsi moranza hano ntabwo nza hano kuko mba nabuze icyo gukora mba afite ibintu byinshi byo gukora ariko mba nje hano Pamela ariko ubundi bari mbere kavuge hano uri kuvugira urahazi ubundi umuryango wanyu ushaka iki ibyo keza akora biro ntabwo bihagije niyo mpamvu namwe mwumva ngo ubwire ikintu kimwe niba nta n'indari wanyu baguhanisha guhereza uyu munsi nubwo keza yagize akarahakaja buriya rugora bazaruvamo nabi ndashaka kukubaza ubundi ibintu numvise ngo ushaka kugirira umwana wanjye nabi n'ibiki ayo makuru sura yazi neza ubundi wowe njya kubivuga nindi uri kubwira gutyo ndekuje nagutapa wowe umva uroga se urogora kandi ntagamwe muzubwere mwenyine wumvise azibesha akarwara na grippe nzaza umuryango wanyu mwese nzabazimya ikindi uzongera gutambika izo mbezi ibirenge nguje ahangaha ngo kuvuga ngo bagutwaye umugabo jewe nzakwikubitira nje kukwirega nturabwo kingo kubise ubutanza gucanga muri soni mwibonye n'ibiki mwebwe ndagira gusa mbabwiza ukuri ntago bino bintu birangiriye hano kandi ibingibi byose muri kungura nuko magaze hano ariko si bizarangirira hano wakaniga urabizeza ko wanteye urabizeza ko wanteye ndetse nyama niba nakeza nyama na Pamela urabizeza ko wanteye urabizeza ko wanteye wowe ubu nagukura iryo here leta gucugutwa igewe uzongera kugaruka hano ntabwo nzagaruka umva ubwire Natasha ngo ninjye nawe ntabwo birangiriye reka nkubwire uko nambaye ibirenge iyo gufata Pame muryenki ariko reka nzakirire uzabitaje gushungurira
Parime. Ariko wagira ngo mugejeje no hanze. Yihutaga cyane. Mpaye. Mbwira. Genda nka mwene wawe. Uriya mwana muraziranye. Kandi ari wo mumbwe nta hantu muzi. Sinamenya n'umuntu umeze kuriya. Wambara kuriya. Ese ko naribaga kureba nabi. Wanjye mukubisa amaso. Nahindukira nkabona nawe uri kumureba nabi. Ko umuntu wambaye kuri wamureba neza. Cyangwa wakunze uko yambaye. Izina rya Yesu. Nanjye njye mbyambara. Ahubwo niba ari byo uri kwitoza reka nkubwire. Ubasanga nawe ugiye wabandi ukambara kuriya. Kandi mama yima ibintu muzanzanira mu rugo genza. Mbona nzabifatisha amaboko yombi. Ntabwo nabikora genda. Oya ubonye ukuntu yambaye. Ese burarambaye cyangwa yabyibagiwe. Naba abana b'iki gihe ni kuri abambara. Ariko ujye nabibutsa nibura no ko ari mu rugo rw'abantu bakijijwe. Barabizi ahubwo ngiye mbonye ukuntu murebana mbatekerezaho. Ntekereza njye n'uriya mwana. Kubaza ko mwaba muziranye. Reka nta nziranye n'uriya. Nta nziranye nawe kabisa. Na mwene wabo nta nziranye nawe. Ngaho. Ngira ngo uko byageze. Na mwene wabo ntabwo uziranye nawe. Oya bimbaza byinshi nawe mwami. Kandi mama yemereka mubwire. Abantu ukomeza kunzanira. Reba mwene wabo ukuntu ibintu yakoze. Kurira nsumiriye yaramereye nabi. None dore nzaniye noneho undi we noneho we wagira ngo ni utoza abantu b'Imatimba na koridoro. None ukuntu yambaye. Twajya ngo agiye kujya mu kwezi. Mu kwezi guteze. Mu kwezi nk'ugiye mu cyogajuru. Ari ngize ngo ni imihaho. Harya nawe muhita ukwezi. Aya nzakora ibidakorwa kandi reka nkubwiye n'akazi kawe. Abantu ukomeza kuzana cyo nzi cyo nukomeza kubazana hari igihe ashobora kuzangusha mu moshya. Usanga baracumuje. Bakakugusha mu moshya nuko bikagenda bite? Ese utangiye kuzana abantu wambaye ubusa? Hako sura mwana ntiyari yambaye buriya. Uwanyari karasa yari yambaye. Ego nyiringabo. Ubu wanarebye n'imbere y'ijipo. Ese nabona ko ari kwicara. Noneho wamurungurutse. Ngiye ndunguruka wenda kununguruka se ubundi ntibyari hanze. Ubu nyine warebye uhita ubona ko nta n'ikariso yambaye. Kandi ari ibintu bigaragara. Cyangwa ni ku bwonko bwawe bwakubwiye. Yarayambaye warebye nabi. Ko rero nawe ariko iyo umuntu atambaye isutiye hari karisa aba yambaye. Ntabwo kwambara isutiye ntabwo bikigezweho. Aha nuko ni kariso nuko. Isutiye nyine twebwe abakecuru nitwe tuzambara ariko abana batoya. Ntabwo bakizambara kuko ntabwo zikigezweho. Yewe. Hagezweho kugenda. Nane yarakoze ntiyamba bakobwa. Ariko uramufite nose ntumfite. Ngo ntabwo bikigezweho. Kwambara isutiye ku bana bato ntabwo bikigezweho. Ku bakecuru rero najyaga nyamona kera mu cyaro. Akenda nabwo yagira hano ukabona yise birangiza aho ngaho. Ibiki? None n'abana basigaye bagenda babishyize hanze. Nukuri abakobwa benshi b'iki gihe ntabwo bacyambara amasutiye ntabwo bikigezweho. Ongeraho n'amakariso ko ntawe yari yambaye. Iby'ikariso byo simbizi kuko sindabibona. Ariko isutiye nk'ibyo. Hanyuma se kisobanuro cy'isutiye ari iki? Ubundi muyambara kubera. Isutiye yitwa karega. Karega iki? Karega amabere. None ndi ko niba yaramanutse akaba atayarega none itaregeka byumva yayambara. Reka nkwihorere uraje reka ngo amasaha aranageze kanagenda. Wayibuka se ko yagiye uri kumwe n'abantu basigaye bambara kuri ubundi iki? Ariko kwambara kuriya icyo bigutwayeho ni iki? Ariko uko ari uko nitonda mbaye nta nitonda umuntu wambaye kuri urabona none wakwibuka no gusenga. Kamera ntikurwa na reka. Turabizi ko nta kamera ngira. Meza bite kuza kutumisha umunwa n'amazuru. Wahora n'iki? Njye nimaze kwibaza ubundi njye nabaye ingoma y'abaporoso ku buryo umuntu wese umbonye ankoramo uko yishakira cyangwa se amvuze. Ninde se wakuvugije kandi? Niyemereshe yakuvugije. Ngombe kwa nuza kwa Natasha ngiye kumwiyama. Kubw'amahirwe makeya. Nsanga we cya gicecuru ngo ni bene wabo na Bolina. Wakubwira ibintu kimwe. Arankubise aranyirukana arambwira ngo ngira ngo kugaruka ngo hariya ngo ubuguru ngazabucamo gatanu.
akumva gahaza ubuzima bwawe wumvaga wabuhaze ku buryo ugenda ukigemura umukecuru iriya satani y'umukecuru nose njye nari nzi ko andi bumusangeyo cyangwa nari nzi ko ndi busangeyo Natasha nose uragenda wiyama uriyama mpaka ryari Natasha uramwiyama kugeza ryari ako ke ubundi nawe urucanga buri munsi no mbwira ngo simve kwizima ubundi ukambwira ngo ugiye kumfasha none kabiri kangawe noneho ubu ngubu byabaye ikibazo kuko nagiye kamubwire naga bizura umukecuru yacaye mu guso ugiye ufite amaguru abiri iyamenya agaca kumwe ukaza uri kugendesha ukundi kumwe Nisoni wigemure ku mukecuru muri ubizi neza ubwo ahora nakubwiye ko ntari nzi kandi buhamusange njye nari nzi ko ndi buhamusange ngare kumubwire none urishimye kwa ko bamubise ndishimye byashimisha kuko nakuva kwizima wowe uva yamubwira mu matwi yese nshaka kujya kumvura mu ngo neza kuvamye na Iva yaguhaye iki uretse guhora ukubitwa inshi iburyo n'ibumoso nura mukecuru akuke kwambwiye ngo nzakora igishoboka cyose nigarure umutima wa Ivani kabiri kangahe none usigaye mbwira ngo nzamurike akaganya se ko twe turi muri gahunda yo kumwicisha ubu ngubu wese ubyibagirwa jewe rero sinabwe mvugira sibyo Natasha umureke agende uwo ivuga kuva yaza mu Rwanda hari n'ibihumbi 100 cyangwa 100 yari yaguhereza mboro mbwiza ukuri cyetse niba yaguhereza ukagenda ukakubita umufuka ukarya nabizi ukabimisha ibyo ngibyo unda amafaranga njye narumwe nimara gusubirana na bazaya uri umusaza ariko izo ni inzozi uri kurata zitazigira ziso none se kaza se yamaye aza ntago yamaye makeya aza ryari ejo bundi aza gihaza na amafaranga yamaye yagwangaye kucyerekeye kuyaguhereza umva rero Pamela mubwire sibyo ubu ngubu ushatse kwibagirwa Iva iranyatsi urama kubona n'ubwo bazukare mu kuva mwamenyana kuva yaza mu Rwanda uhora mu bibazo urukubitwora umunyuru ntabwo ushobora kubona ko Iva ari umuteramwaka ari inyatsi nta kintu kizimuzigera ugira cyo kubonora mu nese iri kuri kunyicira akazi man kandi uzuko ari cyo kintu cya mbere nge nawe kiduhuza nge nawe kiduhuza kuri kunyicira akazi urumva handi turi buhurira ari he bose mubarega ntago ari ukukwica aho cyari kunurika nuko azajye ubu wazajye ubwira umuntu ngo nakubabarire eri inshuro ya mbere wagize gutya wadukira umugore wanjye ako nakazi nene naguhaye nacyabigarako nabigarura none hano iyi topic turone ye njye akazi kanjye kari gupfa eri reka maze nkubaze ubu ngubu umuntu wajyaga muri iriya nzu yiciraga amafaranga angahe madolari igembera ngeje ubu nagiye ndavuga ko se eri ni nanjye bateye niki nese baragenda bakajya muri toilette bagashika ku kibambasi cyangwa bigenda bite ku buryo utabasha kurabira bintu ko umuntu avuyemo tukajya gukurikirana umuntu yaravuyemo yarageze nahaye bose biriya bintu rwose ihangaye ntabwo bizongera ariko nawe komeza kugarura inzika z'umugore wawe komeza kugenda bigarura none si byo bihuriye n'ibintu turi kuganira none Kendi kukubwira akazi kanjye kari gupfa Eric uri kubona ko akazi kanjye kari gupfa ubwo rero ubanze ushyire muri mind yawe yuko ikintu cyaduhuje nge nawe ari akazi bwa mbere na mbere ariko kuba sanze rangi ryamaze kwanda tutarakora amasoko nabyo subira karero bira tuzabihanagura bizashira hakwirira kamanze nkubaze uramutse ufite inzu ugatera irangi ry'umweru ugasanga umuntu yakizeho isosi yagize gute amafaranga yose nicyo aberaho umuntu yasohotse arinze agenda tumusubije amafaranga yose wowe uharubwa kwite none ngenza njye najya kubyirebe ngira muvanaho ikintu cyabayeho banza mve boss naho hari biriya bintu byakubaho ikintu cyabayeho biriya byumba bibiri bajya kuva muri iriya nzu byari bifunze vala akwiye mitwe mwirwa muteka mama wona ngenda cya kigurya kibara kunzu mama wona ngenda umwana mu mutwe rero nafunze ni gute se umuntu agenda atagusigira urufunguzo rw'inzu ngewe na mveri ntabwo ndi bujye muri detail nawe ntabwo ndi bujye muri details nawe ikintu ushaka kubwira nuko muhaye gasopo yanyu byakugendekeye bite noneho ko ibivuye ngo ngiye ivamvuyemo harende se ma aho njye nkubwira ibintu beseri nuko ambye cyo ngo marende se ma mwambwe ndashaka yo ko nura muhungu mumera gutyo nde nande uriya muhungu uriya mwigana karakanyeshuka cyose kawe Brice yutinya ariko umuntu ubwira ngo nge ndaje ngo bikugiremo ngo kamera gukunde akahita ndeba ahangaha ako kanya nani minota 5 yabanje kubitekereza ngo banza bihereze igitekerezo cya kabiri 200 kuri telefone yanjye ubu ngubu nani minota 10 nani minota ingahe byanwaye nsobanura ngo mbanze ngo Pamela nzamugira gucyangira iki ako kanya yasebereza direct rero ndi nkawe ivura mutera mwako iranyatsi itajyana ikintu kimwe kiyivaho nayibagirwa atangira ubuzima bushya cyane n'umwana wo mu bakire ako byibuze ke gari mwe mu mateka yawe wagiye ushyira no mu gaciro byibuze ukagira umutima uzkuri inzoka njye maze kuba business usigaye ncuru umubwire inzoka wabonye yibeshaho ni muri iyi si
tuve no muri Rwanda ni yenzo kwabonye mbese kuba ndi muri umuna nta kintu bikubwiye ku buryo wagize business ugajya kumcuruza wirirwa ucuruza ase muri umunange ni iki zakomeza neretse muri uru rugo muri umunange ni iki kizakomeza membeje anga Pamela uri gukora ntabwo uri gusubira hasi urumva ejo n'ejo bundi nzakurikira muri uru rugo utabona nk'ukora tuno tudira umufasha ngo ugiye ngo uzagwa muri urugo rwanjye ejo n'ejo bundi uzava muri urugo none uzaruva mujya hehe kubera udumbi 200 baguhaye kukomana nayandagiye kuza ahubwo nta masomo bango twadufite kwicisha Natasha urangiye uyambonge rero nigaruye njya amaboko yanjye ubu ntabwo yakwirirwa ajya gufata kuri rwa rushishi ubu hari ibindi nabonye ngomba kujyamo ngomba gushyiramo ano maboko yanjye n'imbaraga zanjye zose uriya musore akibaza umuntu wambaye 200 mu isegonda rimwe none wazo utekereze numara gukundana y'ikino za amafaranga nzajya mbona noneho ubuzima zambayemo ntabwo witekerezaho ku buzima bwawe umuntu umeretse 200 wazaguhereza ngaho nimara gukundana wowe ushaka amafaranga wayabonye urishimye nta nubwo ushaka kugenda byibuze umenye ati muri umunange arashaka iki arifuza iki wowe icyambere ni amafaranga ibyo washyize imbere ni amafaranga ubundi n'ibyaruza akanwa kakazaca kuririmba amafaranga wamaze kwishyura ko njye wunda amafaranga none se njye gukundana na Brice nijye gukundana na Brice ngenda ura Brice ngenda mukunda none ikintu nshaka kumenyesha cyo uyakunda cyangwa ntuyakunda wange kunjye cyangwa ntunkigikire ndajya kumenyesha ngo Brice ntabwo neze kuzakundana na kandi nta nubwo neze no kuzafata byibuze n'agatonya nga mu nyanja ngo nkamuhe ngo mvuge ngo ngiye kumukunda ntibishoboka aho ngaho rishuka ayo ngaho yari gimenye ko ari yonyine unsigaje kurya n'andi uzajya umuntu utagira impuhwe gusa Kastange nyibitseho urumva noneho umbwire niba akazi kacu kagize gute karangiye noneho ubwo duhindukire nge nawe nzakwemerera kujya kunyinjira mu buzima nk'uko winjiye mu bw'umugore wanjye reka se boss ibintu gukomeza kubigarura by'umugore wawe nabigarura se wowe uretse maze nkubwire wowe uramutse ufite umugore nkaza nkamuvuga amagambo nkari nkaza nangiza nkamusebya ko uri inshuti yanjye wowe ese inyuma y'amagambo yose wambwiye wundi watekereza ko navuga gute ariko komeza kugarura yuko ari by'abagabo n'abadamu ngenda naramusebeje n'igihe ntanga itangazo cyangwa nigeze njya mu isoko ngo muvuge nabi ibintu twavuze turi babiri twenyine nta n'undi muntu wo hanze wabyumvise ni kuvuga ngo naramusebeje ndi ntabwo wabwiraga ngo ntabwo ari umugore wanjye wavugaga mbizi gute se iyo usohotse hano ibyo uvuga niba ubwawe utinyuka kumbwira mu magambo nyine mu maso yanjye ukavuga umugore wanjye nabi ntekereza gute ko ugeze hanze atari noneho utavuga n'ibirenze nta wundi muntu ubizi boss reka manze nkubwire ngewe gasopo ya mbere ni hanyuma mu kazi kuko ahandi ho nubwo ngiye dukorana ko kiri muto ko cy'umugore yagusashije ubundi byo ukeneye kumenya impamvu umugore yansashije nawe rero uburyo uri kubishyiramo imbaraga wagira ngo hari baramugutwaye ngure ko nigeze mutwara aho umugabo ava akagira ikintu kikubura kuri we n'icyubahiro kimeze neza yaba umugore wanjye arwaye ijisho yaba acumbagira yaba ndi kukubwira nyine rero nta n'impamvu ufite yo gukora compliment n'ijya uvuga ati ngo washatse umugore mwiza imico myiza birahagije ariko afite n'inzobe nziza nabonye yaka ari wenda afite n'imico myiza ariko ni mwiza ariko nubwo yamwiza ntabwo yaduteranye none si ibyo kuki atari byo waje umbwira ukaza kumbwira ibindi by'amahombo oya biriya kariya kantu natambitsemo kuko nyine ngo utu tuntu utambikamo nanjye ugira akambi mu gihe turi mu kiganiro njye nawe tuganira ariko ubu bwa mbere n'ubwa nyuma ndakuye ntabwo nzongera ugashyiramo ariko kariya nta nubwo kari n'icyaha ese ntubizi uko byari byaragenze ubundi reka biriya biri gukomeza njye nawe dupfana iki dupfana akazi sawa ese ubu ntaye hano hasi ngwino umerekeze cyangwa ugiye kunzimanira nzajya nza n'iwawe noneho simbone n'amazi n'ayariba si ubwoko mbe wagira ngo reka nigende gusa wagira ngo nasuye Pascal wa cyangwa wahena mama wanjye aka kanya asubuye rwesa muko kundi hari igihe nibaza ubwonko bwawe n'umutwe wawe byakoze divorce ryari umwana w'umukobwa inkumi nkawe y'amabere abiri ukazerera nka roho mbi
ikakohereza ahangaha kwa musaza wanjye maze ugakora akazi k'uburyasi koko cyakora karakubereye. ese ufite ikihe kibazo sheri wanjye kuba mbona wandakari hari ikosa naba narigeze nkukorera? Tracy, ntabwo ndi sheri wawe nta nubwo nteze kuba sheri wawe. Niba ukeneye kuba umupagasi wa musaza wanjye erura tubimenye umukozi tumwirukane. Umwana w'umukobwa nkawe nta n'isoni ugira, uzi kutihesha n'agaciro. Buriya iyo wirebye neza ubona ariko umusaza wanjye azaguha agaciro rero akagushaka. Oya, waribeshye, warayobye. Wakwihangana ukabebera tukagenda ukajya gutega mu muhanda niho mbona